Shalomo, shalomo. Ineza y'Imana ibane natwe. Uvandimwe inshuti yanjye, mwene data, nifuje kukuganiriza ku ijambo twaguteguriye rivuga ngo Itabaza Ryake. Itabaza Ryake, aho turi hariho hose. Itabaza mu yandi magambo itara, urumuri rwiza rw'umucyo. Mu rugendo tubayemo dukwiriye kuba muri twe guhora amatabaza yacu nk'abakristo, nk'abantu bakiriye agakiza, ko amatabaza akwiriye guhora yaka muri twe aho turi hariho hose. Imbuto z'agakiza, imbuto z'umwuka wera zigahora zaka muri twe, tugahamiriza bagenzi bacu tubabwira ko Yesu agira neza. Agakiza twakiriye muri twe ntitukakihererane ngo tugahishire, ntitukagaragaze ugasanga turajya kugahishira. Njye ugiye kubagezaho iri jambo, ubutumwa bwiza bushingiye ku ijambo ry'Imana. Nitwa Bizimungu Jean Claude. Topic ngira ngo tuganireho, Itabaza Ryake. Muri no minsi itabaza cyangwa se iryo tara riri muri wowe ugendana uhorana naryo, uritwara ute? Agakiza muri wowe kagaragara gate? Ese ahubwo ntihari aho ugera ugatinya kugaragaza agakiza Imana yashyize muri wowe? Ndaguha urugero. Mu minsi ishize hari umuvandimwe w'inshuti yanjye aherutse kujya gusura abandi bantu runaka. Ageze muri urwo rugo ntago bari bazi ko yakiriye agakiza. Ageze muri urwo rugo baramuzimaniye. Ibyo bamuzaniye kumwakiriza, aho bari bahari ari benshi, abantu bageze muri 5-6, nawe wa 7. Mu by'ukuri yatinye gushima Imana mu buryo bwo gusenga. Icyo kurya n'icyo kunywa, iryo funguro bari bamuzaniye, ntiyigeze afata umwanya wo gusenga. Yagize isoni. Arinywera, aranirira. Yavuye aho, isaha igeze yo kugenda nyine aragenda. Aho nta muntu n'umwe wigeze asigara avuga ngo uriya muntu yakiriye agakiza, cyangwa se uriya muntu ijambo ry'Imana riri muri we, kuko nta kintu yigeze abagaragariza. Yatinye kugaragaza itabaza riri muri we, yatinye kugaragaza ijambo ry'Imana riri muri we, yatinye guhamya. Kandi birakwiye ko mu kazi dukora ka buri munsi, aho tuba, mu ngo, mu mudugudu, mu kagari, hakurya gato mu murenge,
no mu karere. Tugaragaze agakiza k'Imana yaduhaye, tugaragaze ibiturimo, tugaragaze ijambo ry'Imana riba muri twe. Abatari bamenya Kristo, abatari bakira agakiza, abatari bakira ijambo na Mwuka Wera, twebwe twamenye Kristo mbere yabo, tubagaragarize ko twakiriye agakiza, tubahamirize ijambo ry'Imana riba muri twe. Aleluya. Kirazira ntawe kongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu yo bose. Ni nako imirimo yacu ikwiriye kumera, imirimo myiza, imirimo yo gukiranuka. Muvandimwe nshuti yanjye, birakwiye ko itabaza ryakaba itabaza ko rihora ryaka ibihe byose. Ibyiza ni uko imirimo yacu igereranywa n'itabaza ryaka, cyangwa imbuto twera zikaba ziboneye aho turi hose iminsi yose. Kuko nk'uko muri Bibiliya amaso yacu ariyo agereranywa n'amatabaza. Muvandimwe nshuti yanjye, ibyiza ni uko imirimo yacu igereranywa n'itabaza ryaka, cyangwa imbuto twera zikaba ziboneye aho turi hose iminsi yose. Nk'uko muri Bibiliya amaso yacu ariyo agereranywa n'amatabaza. Umugabo wo guhamya, gira imbaraga, saba imbaraga zo kugaragaza imirimo myiza y'amatabaza. Urumuri rwawe rujye ruhora rwaka igihe cyose. Itabaza ryawe ntirikagire aho ryaka ngo ahandi rigire aho rizima, kandi naho hari umwijima. Oya, birakwiye ko igihe cyose amatabaza yacu yaka iminsi yose. Muvandimwe, wifuza kuba wasoma neza mu buryo bwimbitse ibyerekeranye n'amatabaza, wasoma muri iki gitabo Nawe Imana Iragushaka, cyitwa Nawe Imana Iragushaka, umugabane wa mbere, ku paje 47. Urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo no kugirirwa neza nayo n'imbaraga zayo bibane nawe ibihe byose, kandi Imana iguhere umugisha mu byo ukora, ikugirire neza muvandimwe. Komera mu rugendo, wihangane, nta kabuza ijuru tuzaritaha kuko ni ryacu. Kandi abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo barakomera, bamara gukomera bagakorera iby'ubutwari. Mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo Imana iramwemera, yamara kumwemera ikamwemeza n'abatamwemeraga. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Kandi nsozereze kuri iri jambo rigira riti,
ihanganira igicuku utegereze igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo uzacya muvandimwe. Komera mu rugendo, abera tuzataha, nibyo byiringiro biri mu mutima wanjye, nawe nagusangiza muvandimwe. Amen. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro kivuga ubutumwa, ikiganiro menyera, ko tukigezwaho na Bizimana Jean Claude. Akaba ari ikiganiro gishingiye ku gitabo cy'imfashanyigisho cyanditswe na Bizimana Jean Claude. Twese dukunda umurimo w'Imana ko watera imbere, akaba ariyo mpamvu natwe twifuje kwifatanya nawe. Ariko nanone tukaba dukeneye inkunga yawe, wowe wamaze kugera kuri iyi channel, wakoze subscribe, ukanda no kunzogera, kora na share kugira ngo n'abandi ubutumwa bubagereho, ukore like nyinshi cyane na commentaire nyinshi cyane kugira ngo tubashe kuganira no gusangizanya ibitekerezo. Naho utaha.